Muraho neza nk'uko bisanzwe turacyari kuri Rwanda Study Scholarship nk'uko tubagezaho ama updates menshi atandukanye, turacyakomeje kubana namwe, ari nayo mpamvu tugenda turushaho kubagezaho ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo mube mwagira ubumenyi mu gisata cy'uburezi, kugira ngo mubashe kugira uburyo mwakurikirana amasomo yanyu, ndetse binyuze no muri application nyinshi zitandukanye twagiye tubakorera umunsi ku munsi. Ubu ngubu hakaba arimo ama scholarship atandukanye ubu ihari iri gukorwa yenda no kugana ku musozo ni East African Christian College, aho ngaho ikaba ifitemo scholarship mu mashami agiye atandukanye. Ni ngombwa ko mutwegera tukabafasha mu gukora application ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero kugira ngo ube umunyeshuri mwiza hari n'ibindi bintu runaka bisabwa kuba uzi, cyane cyane kumenya ururimi rw'icyongereza, ukaba uzi kuruvuga neza ndetse no kurwandika neza, ndetse n'ubundi bumenyi butandukanye umuntu ashobora gusanga mu cyongereza. Rero ni byiza ko mukomeza kubana natwe kuri Go and Study Scholarship, twagenda tubagezaho byinshi cyane kugira ngo mube mwabasha kuboostinga cyangwa kuzamura urwego rwanyu mu bigendanye no kuvuga icyongereza ndetse no kucyandika ndetse n'ubundi bumenyi butandukanye. Rero hano icyongereza kikaba gifitemo ibice bigera kuri 5 ugomba kumenya neza kugira ngo ube wabasha kuba umuhanga mu cyongereza, ndetse bigufashe no kuba wakora neza ibigendanye n'amasomo yawe kuva ku munsi wa mbere ndetse no kugeza ku munsi wa nyuma, ugasohoka mu ishuri cyangwa ukava muri course urimo gukora uri intyoza rwose, ari uko ufite ubumenyi mu bigendanye n'icyongereza umunsi ku munsi. Rero hano hari ubumenyi 5. First skill ibikenewe cyane ni icyo bita speaking skills. Hano ugomba kuba ufite ubumenyi mu bigendanye no kuvuga icyongereza neza. Then ikindi gice nicyo dusanga muri icyo bita listening skills, understanding spoken English in conversation, songs or audio materials. Hano ugomba kuba uzi kumva neza indirimbo zitandukanye ndetse n'ibindi, ushobora ku understandinga ubutumwa buri mu ibyo bintu cyangwa buri mu ndirimbo wumvishe ndetse n'ibindi bikurikira, kugira ngo ube wabasha kuba umuntu mwiza mu bigendanye no kuvuga ururimi rw'icyongereza ndetse n'ibindi. Then hari indi other third skills ibiri necessary cyane, iyo bita reading skills. Ushobora kuba utazi gusoma neza ibintu. Hano reading skills, understanding written English such as books, articles and other messages. Hano ugomba kuba ubizi neza, kuba uzi gusoma ibigendanye n'ururimi rwose. Kugira ngo urumenye ni ukubanza kurusoma ndetse no kurwumva. Then hari ubundi bumenyi dusangamo icyo bita writing skills. Hano ability to express ideas in written form using correct grammar, spelling and structure. Hano ugomba kuba uri umuhanga mu bigendanye no kwandika ururimi runaka kugira ngo ubashe kurumenya. Hano twabazaniye ururimi rw'icyongereza kuko ari rwo rukunda gukoreshwa, ni professional language ahantu hose ku isi. Niyo mpamvu rero ugomba kugira ubwo bumenyi 5. Ndetse hari n'ubundi bumenyi bwiyongeramo icyo bita grammar and vocabulary, the laws and the words that form the foundation of the language, helping you to speak, read, write and listen. Hano ugomba kuba uzi amategeko, uzi vocabularies atandukanye cyangwa amagambo menshi atandukanye agendanye n'urwo rurimi. Hano urwo turimo kugarukaho cyane ni icyongereza, kugira ngo ube uri umuhanga muri cyo nuko ibyo bintu ugomba kuba ubyujuje. Rero hano hari ahantu ushobora kuba wamenyera ururimi rw'icyongereza, cyangwa wagenda ukora amatesti atandukanye cyangwa ibizamini bitandukanye kugira ngo ube wabasha kuzamura urwego rwawe. Hano aho ushobora kuba wasanga ikizamini hambere no kubita kuri English test cyangwa English proficiency set. Ahangaha ni website ushobora gusanga kuri online ari gufasha gukora amatesti atandukanye. Urabona hano iyi ngiyi ni certificate umuntu yabonye afite 69%. Hano ahagaze neza cyane. Hano hari ubumenyi muri reading skills afitemo 64, writing 57 ndetse listening afitemo 68 ndetse na speaking afitemo 67. Rero ahangaha niho hantu hambere ushobora kunyura muri English
efficient cyangwa English efficient set. Ahangaha niho ushobora kunyura hambere kugira ngo bazamura urwego rwawe mu bigendanye n'icyongereza. The next one is listening to news, news zitandukanye kugira ngo ube wabasha kuzamura ururimi rwawe, ubashe kumva ngo ni ibiki bari kuvuga hano. Ahantu heza ushobora kuba wakumvira icyongereza cyangwa wazamura urwego rwawe mu bigendanye n'icyongereza. Speaking muri za kategori zose twabonye ugomba kuba uzi kucyumva. First of all, listening skills igomba kuza muzi imbere. Hano ugafata inkuru imwe ukayumva neza kuva ifite iminota 4, 5, 10 ukayumva neza. Ntabwo ari ngombwa ngo yose uyumve 100%, niyo wakumvamo nibura igice like 70%, aho ngaho biba ari sawa cyane. Aho ngaho uri kuzamura urwego rwawe. Niyo wakumva iyo nkuru ku rwego rwa 40% hano BBC izabigufashamo cyane kugira ngo ube wazamura urwego. Nanone hano ahangaha niho ushobora kunyura ugakora iki, ugakora amatesti atandukanye. Hano ikintu cya mbere kiba gisabwa ni email yawe. Ugomba kuba ufite email ukandikamo amazina yawe. Hano ngo ni English efficient set. Hano ushobora gukora test y'iminota 90 cyangwa se ugakora test y'iminota 50. Hano rero ugenda ukoreramo certificate zitandukanye, aho ugenda ureba urwego rwawe. Hano kugira ngo uyikorere urabanza ukitegura. Hano usangamo ubumenyi, reading, writing, listening and speaking skills. Then hano naho usangamo ubumenyi bubiri, reading and listening skills. Rero ni byiza ko ubanza kunyura kwiya mbere kugira ngo ube wagaruka kwiyi ngiyi uhagaze neza, uri standard, ugakurayo amanota meza. Then ahandi hantu ushobora kuba wakwifashisha naho kubita ngo English score. Iyi English score ushobora kuyidownloading ukayishyira muri telefone yawe, ugenda ukora amateste atandukanye muri telefone Android. Harimo naho usanga mu listening, hano bitwara time iminota 30 yawe, isaha yawe. Wamaraga kuri internet ushobora kuyibyaza umusaruro ukayumvamo ururimi ruzagufasha ku excelling cyangwa wagera ku nzozi zawe. Then ahandi hantu ni kuri Duolingo. Hano naho ni website cyangwa na application umuntu yifashisha akaba yakwiga ururimi kuri level iyo ariyo yose. Hano abantu benshi bagiye bahakura ama certificate atandukanye binyuze ku iyi website bita Duolingo. Murabona iki ni ikirango cya Duolingo, aho umuntu agenda akora amatest atandukanye ukaba umuhanga mu bigendanye n'ururimi urwarirwa rwose. Hano kuri Duolingo ushobora kwigiraho indimi ziri professional zishoboka ku isi, wazisanga binyuze mu cyo bita Duolingo. Rero kumva hano ama articles ukayasoma, ukareba ya magambo yakugoye, ukareba video tutorials abarimu benshi banyura kuri YouTube ndetse n'ahandi hatandukanye. Ibyo ngibyo byagufasha cyane kugira ngo ube waba umuhanga mu bigendanye n'ururimi. Rero hano twari turimo tubagezaho ahantu ushobora kuzamurira urwego rwawe, aho twasanzemo harimo reading, writing, listening and grammar and vocabulary. Aho ngaho ukazamura urwego rwawe mu bigendanye n'icyongereza, especially speaking, use kukivuga ndetse no kucyandika. Aho ngaho uri umuhanga muri byo kabisa. Aho ngaho wagera ku nzozi zawe. Cyane cyane mwe muri university zitandukanye cyangwa mwe mwashoje senior 6, ibi ngibi byabafasha cyane mukaba abahanga mu bigendanye n'icyongereza, kuko ni ururimi ruri profession rukoreshwa hafi mu bihugu byinshi ku isi, aho service nyinshi ushobora kuzibona mu rurimi rw'icyongereza. Rero ni byiza ko mubana natwe kuri Rwanda Study Scholarship kugira ngo ibi ngibi tuba turi kugenda dutekereza byabagirira umumaro ntibikabacike binyuze kuri Rwanda Study Scholarship. Murakoze cyane.